iyo miyoboro y'ikuzimu yakomeje kududubiza amazi, niyo mvura yo mu ijuru ikomeza iragwa, ihitana abo banyabyaha, ihitana abatari batungana Imana. Nakubwira ati Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha gumana natwe. Ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibaha umugisha. Kunzi badukurikira ku muyoboro wa Igetsimani channel, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nkaba nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwizerwa, Mana ifite imbaraga, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe. Izina ryawe nirishimye, izina ryawe nishigwe hejuru. Uwiteka we, ndagushimye kuko uri Imana idukunda, ndagushimiye kuko uri Imana itwitayeho, ndagushimye kuko uri Imana itugirira ubuntu n'imbabazi. Mana ndagushimye kuko watwemereye umunsi tukaba twaramutse amahoro. Ndagushimye yuko tumeze neza Mwami, turabigushimiye Mwami, turabiguhimbarije. Ukomeje kuturindana n'abera bawe hirya no hino, izina ryawe nirishimye. Mana nsaba umugisha ku bwoko bwawe badukurikiye Mwami, reke ijambo Mwami tugiye gusangira ribe ijambo Data wera ridukura mu byaha, ridukura mu ngeso mbi, ritubere itara, ritubere itabaza, ritumurikire Mwami, kugira ngo aho tutatunganye dutungane, aho turi mu mwijima tuhave tujye mu muco. Tugirire neza Data mwiza, ribe ijambo duhora dutekeza kandi duhora twibwira. Reka Data wera umwuka wawe wera akomeze abane natwe, adufashe, adusobanurire Data wera, kandi ukomeze ube mu ruhande rwacu. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze, amen. Haleluya. Manze gushima Imana kuko yabanye natwe ikaturinda, kandi namwe aho muri hose Imana ishimye kuko ikomeje kubarinda. Izina ry'Uwiteka nishimwe kandi nishigwe hejuru. Mbere ya byose Imana ishimye kuko yabaye mu ruhande rwacu. Ibyabasha kutwangiriza ubuzima cyangwa kuduhitana siko byabuze, ahubwo ni za mbabazi z'Imana zicyaturiho. Imana ishimye, kandi manje kubiseguraho ikinyarwanda cyane ndago gihagije, mujye munyihanganira. Hari genzuma ngarandaga cyangwa se ngavuga amagambo sinyavuge ku buryo wasobanukirwa. Ndabasaba munyihangane, mumbabarire. Manje kubiseguraho hatagire uwo nasitaza, kandi Imana ishimye yuko mubyakiriye. Nanone nifuzaga kubamenyesha ngaya amafoto mba nashize kuri screen, ni ukugira ngo yadufashe gusobanura ijambo ry'Imana. Murabona ko hariho ng'amafoto, harimo inguge n'umuraba n'imvura mu nyanja. Tena nanone ukabona iyi foto Nowa ahagaze abwira abantu iby'inguge se binjire kuko Imana igiye kurimbura isi. Aya mafoto muri make mba nashizeho ni ukugira ngo yamfashe ngewe ubusobanura y'ino nyigisho, kandi nawe uyumva kugira ngo yagufashe kumva ijambo ry'Imana urusheho kurisobanukirwa. Yesu aduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 1 turi bugeze kwa 2. Umutwe w'amagambo uragira ati: umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nguge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nguge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Ku murongo wa 2 akagira ati: amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomegwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amen. Rero ku bw'aya magambo nifuje ko twasangira iri jambo rivuga ngo inguge. Se inguge ninde? Umwuzure ni ibihe? Umwuzure ni iki? Kandi nanone muri iki gihe cya none Nowa ninde? Ndashaka kukubwira ko inguge ni Kristo, umwuzure ni ibibazo uhura nabyo. Kuri Nowa, ubusobanuro bwo kuba Nowa uyu munsi ni umuntu ukiranukiye Imana, agakora ibishimwa n'Imana, agakora ibyo gukiranuka. Uwo niwe Nowa w'uyu munsi.
Reka njye nawe twibaze kino kibazo, mbese uri Nowa w'uyu munsi cyangwa se njye ndi Nowa w'uyu munsi? Twibaze twisubize, kandi niba atari ibyo, Imana idufashe dukore imirimo igaragaza yuko natwe twaba Nowa, dukore ibyo gukiranuka, tuba abakiranutsi, kuko Imana iri gushaka umukiranutsi mu ibihe bya none, ba Nowa, kuko Kristo niwe nguge. Uyu mwuzure cyangwa se aya mazi ni ibibazo duhura nabyo. Nowa yahuye n'umwuzure, ahura n'umwuzure w'abantu, akubaka abantu bakamuseka, abantu bakavuga se Nowa urakora iki? Nowa uri gukora iby'ubupfapfa. Ariko ibyo Nowa yari ari gukora ntabwo ari ubupfapfa. Imana idufashe. Nicamake reka mbabwire kw'iyo nguge. Iyi nguge mureba ku mashusho cyangwa se nguko twabisomye umutwe w'amagambo, ni Uwiteka wamutegetse Nowa yubaka inguge, kuko abantu bari bakabije gukora ibyaha, abantu bari bakomeje gucumura ku Mana, abantu bari bakabije gukora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka abura umugororotsi mw'icyo gihugu cyo Nowa yari arimo. Mu bantu bose ngasangamo Nowa, abandi bose ni abanyabyaha n'ikibabaje ntibashakaga no guhindukira. Rero Uwiteka abwira Nowa ngo niyubake iyo nguge, ngo kuko isi ikabije kubamo abanyabyaha, ikabije kwandura, ikabije kugaragaza umwijima. Niho rero yubatse iyo nguge kugira ngo Uwiteka azamukize, ntazarimburanywe n'abanyabyaha. Imana ishimwe. Niho rero Uwiteka yamubwiye ngo yubake inguge, kuko ab'isi bakabije kuba abanyabyaha. Isi icuza umwijima, isi yuzuye ingeso mbi, yuzuye ibyaha by'ubwoko bwose. Abiba bakomeje kwiba, abasambanyi bakomeje kwiba, abatinganyi bakomeje gukora ibyo bakora. Ingeso mbi mu isi ziragwiriye. Uwiteka niho yabwiye ati Nowa yubake inguge kugira ngo arokore Nowa, kandi amurokorana n'umuryango we n'ibifite ubugingo. Nshuti z'umusaraba, iri jambo ngira ngo ndirireba umukristo gusa, rirareba umuntu wese uzi ko yabumbwe n'indoki z'Imana. Uwumva aya magambo ndiyinangira umutima, aho kace bugufi imbere y'Imana, kuko Imana yiteguye kumugira neza. Rero niho Imana yabwiye Nowa ati ubaka iyi nguge, kuko Imana yagiye kurimbuza isi amazi. Muribuka mu gihe cya Aburahamu, Uwiteka isi yayirimbuje umuriro. Mu isi ya Nowa irimbuza amazi. None no muri iki gihe cyacu isi igiye kongera kurimbuzwa n'iki? N'umuriro. Nababwira ati inshuti z'umusaraba, bantu b'Imana yaremye, ibaremeye imirimo myiza, mugarukire Uwiteka kuko yiteguye kubagira neza, yiteguye kubagirira ibambe. Muze twinjire muri iyi nguge. Iyi nguge yo Nowa yubatse muri iki gihe cya none ni Kristo Yesu. Nda yindi nguge, ndamvuze ati jya kubaza igiti wubaka inguge yawe. No, inguge ni Kristo, kandi inguge ni imwe. No mw'icyo gihe cya Nowa yabajije inguge imwe. Wari ubashe kwemera kwinjirana nawe bari barinjiranye, ariko bose baramusekaga ngo Nowa ngo arimo arakora ikintu, ari gukora iby'ubupfapfa. Hari umuntu akiza abantu bakamuseka, famiye zikamuseka, bamwe bakanabaca, ariko nakubwira ati baguca ariko uzabone aho ubugingo bwawe bugira ute buruhukira mu mahoro. Imana idufashe. Nowa yumviye Imana ihoraho, Uwiteka Nyiringabo, ngo yinjira mu nguge, ngo muri iyo nguge ayinjiramo n'ibyo Uwiteka yari yamubwiye ati yinjiranemo n'umuryango we. Uwiteka yamubwiye ati yinjize inyamaswa, ikigabo n'ikigore. Ntawe yamubwiye ati yinjizemo ibigabo gusa cyangwa se ibigore gusa. None muri iki gihe wayi kubera iki abantu bari gukora icyaha cy'ubutinganyi, bari gukora ubusambanyi, bari kuvuga amagambo, ibyaha by'ubwoko bwose? Natwe nk'abana b'abantu tubona bikomeye, abantu bakora batitaye ko Yesu agiye kugira ute kuza vuba. Bene data mukanguke, uzi ko yabumbwe n'Uwiteka. Ndaho ndi kubwira umukristo, ndi kubwira abantu bose uzi ko ari bwumve aya magambo, ndiyinangire aho kace bugufi. Niho Nowa yinjiye mu nguge n'ibifite umubiri byose, nguko Uwiteka yamutegetse. Ngo maze ngiyo nguge Uwiteka yayishize ahantu h'akanungi hejuru, ng'ijuru ngo rirasandara, ngo rigwisha imvura, ng'imiyoboro y'ikuzimu
y'amazi naho Uwiteka agira ute arayifungura ngo amazi yuzura isi, ngo babantu baza gukomangira ngo Nowa dukingurire. Nowa ati sinjye wafunze. Hari igihe nawe uzakomanga, Yesu akubwira ati si we wafunze. Hari igihe uzakomanga uvuga ati Yesu ndaje, Yesu akubwira ati igihe cyararangiye, igihe cyaragiye. Kwihana n'ubu nshuti zanjye, kwihana n'ubu bene data. Mukristo were kubanga b'abakobwa batanu b'abapfapfa, nakubwira ngo inguge yacu none dufite ni Kristo, niwe gakiza kacu, kandi ako gakiza twagahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Imana ishimye, Imana iguha umugisha. Wowe uhisemo guhinduka, wowe uhisemo kwinjira mu iyo nguge, weho uhisemo kubana na Yesu. Imana iguha umugisha. Twasomye amagambo y'Imana mu Itangiriro igice cy'umunani umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nguge. Natwe nitwinjira muri Kristo Yesu, ibibazo bizaba byarateye isi, ngurugero coronavirus, ngira ngo nayo ubwayo yabaye icyamamare. Umuntu wese aravuga coronavirus, ikibazo ni coronavirus, inzara ni coronavirus. Ariko kangubwe ni winjira muri Kristo Yesu, ibibazo bizaba byarateye isi, haba ibyorezo, haba inzara, ikibazo cyari cyo cyose, uri muri Kristo Yesu ari we nguge yawe, uzasohoka mu nguge wemye, uzasohoka mu nguge ushima Imana, kuko uzaba uri muri iyo nguge. Iyo nguge izakurinda ibigwara byateye hano hanze, iyo nguge izakurinda ibyaha n'ibicumuro, izakurinda ubwo butinganyi, izakurinda ubwo buraya cyangwa ubwo busambo, izakurinda ubusinzi, izakurinda ubujura, icyaha cyari cyo cyose. Iyo nguge kuko uzaba uyirimo izakurinda icyo cyaha. Ijambo ry'Imana muri Yohana niryo rivuga ngo uwemera uwo mwana ngo azahabwa ubugingo, ngo ariko ngo utazamwakira ngo azarimbuka. Iyo wemeye kwakira Kristo ng'umukiza wawe, umera nk'umumama utwite, kuko ndagapfa kujya icyo ashaka, ndago anywa icyo ashaka, ndakora imirimo uko ashaka, kuko wa mwana atwite agenda agira ute amutegeka. Nawe niwemera kwakira uwo mwana ari we Kristo, uzayoborwa nawe. Ndago uzicara mu ndeko z'abanyamagambo, ndago uzicara mu magambo adahesheje Imana icyubahiro, cyangwa se uri kugenda mu nzira z'abakobanyi. Oya, kuko uwo mwana uzaba ufite, ndago Kristo akwemera kwicara mu ndeko z'abanyamagambo, ndago Kristo akwemerera kujya mu ubwo busamanyi, cyangwa se mu ubwo buraya, cyangwa se mu ubwo bujura. N'umumama rero utwite hari ibiryo atajya, iyo atwite hari n'imbumuro abatanashaka. Hari igihe bamwe bakaranga kumva ibyo biryo biri kumunukira, kandi nawe biba biri kunuka. Ngubu abantu banywa inzoga kubayinyweye ntabwo bavuga ko ari mbi. Ibyo igukoresha nibyo bibi, kuko n'umubyeyi utwite ashobora kurya ibyo biryo, kuko wa mwana atwite atabishaka, ukabona abirutse he muri puberi, kandi yabiriye agize ute abishaka, ariko wa mwana muri kumutegeka ndahabiriye. Nifuzaga ko wakakira Kristo nk'umukiza wawe, ukakira uwo mwana akagutegeka, kuko iyo mwana ari muri wowe nagakwemera kuvuga mugenzi wawe. Iyo uwo mwana ari muri wowe nagakwemera kuvuga runaka, yemera kuvuga ngo ngo burya nguzi ngo kanaka, nguzi ibyo yavuze ejo. Uwo mwana ndagakwemera kuvuga ayo magambo. Rero injira muri iyo nguge, kuko niwinjira muri iyo nguge izakurinda iyo mivu yari yarateye isi, izakurinda ibyo byabo byari byarateye isi. Ngo niho ku murongo handitswe ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari biri kumwe nawe mu nguge. Imana ishimye. Imana izakwibuka ikurikije kuko wayumviye. Nshaka kuvuga ku bintu bitatu kuri aya magambo yari mu Itangiriro. Nowa cyambere yumviye Imana, kumva ngo kuzanwa no kwizera. Amaze kumva ibyo Imana yamutegetse yarabikoze, kuko yari yizeye iyo Mana. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, Nowa yari ari umukiranutsi. Icya gatatu, Nowa yashize mu bikorwa. Ayo magambo niyo nshaka kuvuga. Nuhura na Yesu ukamwakira, dore ibintu bitatu bizakugaragaza ko wahuye na Yesu.
icya mbere Yesu azaguhindurira izina, icya kabiri akubwira ibyaha byawe birababariwe, icya gatatu agukiza ikibazo cyo uzaba ufite mu mubiri. Imana ishimwe. Hari amagambo nasomye muri Luka, umugabo wari wararwaye indwara ya pararize. Uwo murwayi yari afite bagenzi be nibo bamufashije kuregera aho Yesu yari ari neza, aribwo bamwurije inzu. Maze Yesu abonye kwizera kwabo, yabwiye uwo mugabo wari urwaye iyo ndwara ya pararize ngo wa mugabo we, ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimye. Kandi abo Yesu yagiye akiza, mumenye ko akenshi avuga ati mwana wanjye. Reba aho ndago Yesu akwise umunyabyaha ngo mwana wanjye, wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa mwana we, ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Aguhindura izina arangije kubabarira ibyaha. Niba ari icyago wari ufite, uwo mwanya kigahita kigira ute, gikira. Yesu akavuga ati mwana wanjye igendera amahoro, icyago cyawe uragikize. Imana ishimwe. Ako ni akave gaciye muri kadusubire mu cyigisho cyacu. Rero Nowa yizera ibyo Imana imubwiye, niho yagize ute, yashize mu bikorwa, yubakira Imana, yiranguge, imubwira uzinjizamo bino n'ibi nk'uko nabibabwiye. Ibyo byose agira ute, amaze kumvira arizera, ashira mu bikorwa kuko yakiranukiraga Imana. Imana iramubona. Nakubwira ati mwene data, kora umurimo uzatuma Imana ikwibuka ubwo akaga kazazira isi. Kora umurimo uzatuma uzibukwa, ng'imirimo y'abera ngizibukwa. Iyo ukora izibukwa, ibyo uvuga bizibuka, ijambo utanga rizibuka. Guhimbaza Imana, gukorera Imana, kugabura abakene, gufasha imfubyi, iyo mirimo myiza yose izagira ute, izibukwa. Kuko iyo mirimo myiza ukora niyo izaguherekeza, niyo izajyana nawe. Umubyeyi azasigara, inshuti zisigare, abavandimwe basigare, ariko ibikorwa byo uzaba warakoze nibyo bizaguherekeza. Nakubwira ati injira mu nguge, kandi nguge ni Kristo. Emera Kristo ature muri wowe, kuko Kristo natura muri wowe ntabwo uzajya gukora ku bitari ibyawe. Yesu Kristo natura muri wowe uzanyurwa n'ibyo ufite. Yesu Kristo natura muri wowe uzaba amahoro masa. Imana ishimwe. rero nk'uko navuze ibyo bintu bitatu Nowa yari abyujuje, yagenderaga imbere y'Uwiteka atunganye. Kuko iyo urebye ku gice cya 6 mu itangiriro, umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Ariho dusangamo n'amagambo Imana yicuza impamvu yakuremye, impamvu ngiye yandemye, impamvu yaremye abari mu isi. Inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, twere gutuma Imana yicuza ku bwacu, twere gutuma Imana yicuza kuko yaturemye. Tugarukire Imana. Abasubiye inyuma mugaruke, abatarimo neza muhaguruke, abatanarajyamo mu nguge muze mwinjire mu nguge. Inguge yacu y'ino munsi ni Kristo, ndayindi. Icyo usabwa ni ukuza kwa Yesu, ugacishwa bugufi, ukamwereka umutima wawe, ukababazwa n'ibyaha byawe. Yesu Kristo yiteguye kukubabarira. Rero Nowa agendera imbere y'Imana atunganye. Icya kabiri, Imana imuhamagaye ngo ayubakire iyo nguge, arumvira, yubaha Imana, kuko Imana icyo yaramubwiye yaracyakiriye. Amaze gucyakira aracyizera. Icya gatatu, ashira mu bikorwa. Nawe nugendera imbere y'Imana, Imana izakubwira amabanga, Imana izakubwira ibyenda kuza, Imana izakubwira ibigiye guhaguruka isi, Imana izakubwira. Ndaga Imana izagutungura. Ndaga Imana yatunguye Nowa, ahubwo yagendeye imbere y'Imana, Imana ikajya imuganiriza, Imana ikajya imubwira. Nawe nugendera imbere y'Imana, Imana izakubwira, ndaga uzatungurwa, kandi ujye uyumvira. Ijambo ry'Imana muri Samweli riravuga ngo kumvira Uwiteka biruta ibitambo byoswa muri bihe n'amaturo, biruta ikintu icyo ari cyo cyose. Amafaranga biruta ibintu byose byo wakora, ariko wumviye Uwiteka ukamwubaha nibyo byiza. Kandi tena umenye koko kubaha Uwiteka ngo niryo shingiro ry'ubwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Bene data, reka twumvire Uwiteka, reka tumwubahe, reka tumugarukire, reka
Imana yigarura imitima yacu. Dore yahamagaye Nowa, yubaha Imana, yumvira Imana. Ibyo Imana imutegetse arabyizera, arabikurikiza. Natwe inguge yacu ya none ni Kristo Yesu. Nzoza reka mbibutse ko ubwo Nowa yabaga ari mu nguge, inguge niyo yamuyoboraga. Mumenye ko iyo amato ari mu nyanja, aho amazi agiye cyangwa se umuyaga ugiye, umuhengeri, aho ugiye niho ubwato bujya. Reka nkubwire, uwo mwana numwakira niwe uzakuyobora. Ntabwo uzikora ibidahesheje Imana icyubahiro. Ntabwo uzikoresha ibidakwiriye Imana. Uzamera ng'uyu mugaragu w'Imana Nowa, ugume mu nguge, inguge yo ubwayo ikwiyoborere. Nababwiye ati inguge ni Kristo. Imana nibishima tuzongera dushireho ikindi cyigisho dusobanure inguge gusa tutabifatanyikanyije n'ibindi. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, ndagushima, ndaguhimbaje, ndagushima kubw'ubuntu bwawe, ndagushima kubw'aya magambo yawe. Mwami, ni amagambo adukebuye, ni amagambo atubwira kwakira uyu mwana ari we Kristo. Ni amagambo atubwira kwinjira mu nguge tukayoborwa nayo, akaba ariyo ituyobora, akaba ariyo idutegeka. Mana, ndakwinginze ngweretse imitima iciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, uyezu uyitunganye, uyibabarire. Imitima Mwami imenekeye imbere yawe uyibohore. Aho biyoboye, aho bakoze ibijyanwa n'amaso yawe, ubagirire neza, ubababarire, ubeze. Ya maraso ya Yesu Kristo ababohore, abakureho ingoyi zose, abakureho imigozi yose yabibaboshe. Mu izina rya Yesu Kristo, uce uwo mugozi, uce Mwami iyo ngoyi, mu izina rya Yesu. Ababaye imbata z'ibyaha, ababaye imbata z'ibyaha ibyo ari byo byose, ubagirire imbabazi Mwami Yesu. Ayo maraso yawe abeze, ayo maraso yawe atunganye, ayo maraso yawe ababohore, abakureho icyago gisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, reka aya magambo Data wera akore umurimo wayo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryaravuga muri Yesaya ngo imvura na sirezi uko bimanuka bivuye mu ijuru ngo bigatosa ubutaka, ngo umuhinzi ngo agasarura. Ngo niko nawe ijambo ryawe ritazasubirayo ridakoze icyo waritumye. Mwami, iri jambo Mwami riri kutubwira duce bugufi, riri kutubwira tukugarukire, riri kutubwira tukwiyegurire, aba ari wowe utuyobora. Ndagushimiye kuko uri Imana igira neza, ndagushimiye kubw'imitima ukijije, ndagushimiye kubw'imitima ubohoye, ndagushimiye kubw'imitima ugiriye neza. Ushimye ushigwe hejuru, kandi ndagushimye kuko utanze imbaraga, ndagushimye kuko urashoboza ubwoko bwawe kuva mu byaha, ndagushimye kuko urashoboza kubakura mu bubata bwa Satani. Izina ryawe nishimye none n'iteka ryose, nikunze nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Isi ya mbere irimo Nowa, umukiranutsi wubahaga Imana. Imana ishaka kurimbura abantu, maze irokora Nowa n'umuryango we. Yayitegereje iheba mu isi yose, ibona Nowa n'abahungu be n'abagore babo. Abasigaye bose barengewe n'amazi, kuko kutumvira nta n'umwe warokotse. Isi ya mbere irimo Nowa, umukiranutsi wubahaga Imana. Imana ishaka kurimbura abantu, maze irokora Nowa n'umuryango we. Yayitegereje iheba mu isi yose, ibona Nowa n'abahungu be n'abagore babo. Abasigaye bose barengewe n'amazi,
ubwo kutumvira ndanumye warokotse. Isi ya none igiye kurimbukwa, ibirimo byose bizashiraho. Izere Yesu niwe nguge y'ukuri, weregukereza utabanga bakubanjirije. Isi ya none igiye kurimbukwa, ibirimo byose bizashiraho. Izere Yesu niwe nguge y'ukuri, weregukereza utabanga bakubanjirije. Weregukereza utabanga bakubanjirije.